abacika ngo nirukanke sindo umusazi wenda wanyita umusinzi sindo umusazi ariko guhungabana ko narahungamye ntago waburara amafaranga nakura ngo bure guhungabana nzizi nzoga n'abagore musabe mu cyongereza umuzungu wanje musabe mu cyongereza my name Isaac Kabananga my friend yes Chirakami ntabwo nabagasiko ngo bivuze nanywaga inzoga bita Hennessy iyo bita Martini na Jack Daniel Black double black na Chivas bwana munyamakuru mu gitondo saa 11 mbyuka mu kigage saa 3 nkanywa gwagwa nkuko bivuze inyuma ya saa 6 nkanywa byeri ariko ni getu mbamo iyo ndaye muri getu ya Traniseke amaguru abari hanze amaguru buryo uje ni wanje wabona amaguru ari hanze yego ndatabaza rega nako mbeshya noreze ngiye nkwiyamira wa mugabo we ndakemye no kunywa sikoro ni ibibazo mba navuze nk'amagambo y'abagombo yego nako habayo the mistake imwe mu buzima bwanje yihe nakize ndi mutoya nongera gukena ndi mutoya icyo kintu ikibazo gikomeye none ugiye no gusaza uri mutoya gukira uri mutoya ukongera ugakena uri mutoya none ugiye no gusaza uri mutoya Sadate rero ngukuri inzira ku murima nawe nta deni tugufitiye uzaje kurega hushaka nushaka uzarege mu rukiko rw'ikirenga ngukuriyaga ukunyu nta deni tugufitiye uzaje kurega hushaka yes nanone ndagarutse ni wa mungu wanyu Rubaduka ndetse wa muntu ugerageza kwihiringa mutabishaka ariko kakaba kazafatwa imbere yanjye ndi kumwe n'umubosi ndetse akunda kwiyita umuhombi ndetse akiyita mistake nanone akiyita umuyobozi wari ubereye Rayon Sport ni byinshi namutumiye kuri kamera kugira ngo tuganire nge sinabasha kumusesengura sinabasha no kumuvuga kuko n'umugabo mukuru arananduta yabonye byinshi ariko ngo ufite n'abagore 3500 ikaze rero kuri kamera tuguhaye karibu hano banyarwandakazi ndabasuje banyita umure y'ukuri Kabananga domure mu maraso wavukiye muri Rayon Sport yego so ndasuhuza rero abantu bose abo mu Rwanda abo muri East Africa abi Burayi abo muri Aziya abo muri Amerika ndasuhuza n'umugabo w'inshuti yanjye w'umureyo cyane witwa Kakajwe aranyumva neza aranambona neza yego muhaye ikaze muri Rayon Sport akomeze atanga ibitekerezo i Burayi akomeze yikundishe aba diaspora bose yego Kamananga aba diaspora yego dukomeze tuganira Kambananga narindi bamubwira ngo bibwire ubibwiye neza cyane ndetse usuhuza n'inshuti zawe byose akazi kamwe bakorera hamwe Kambananga tugiye kuganira ndetse ugiye no kumera nk'umuntu uri kuduha ubuhamya sibyo ugiye kuganiriza ku kintu kimwe tukivuga tugiye no ku kindi kuri miliyari zawe wabuze kandi Rayon Sport ibigiramo uruhare icyo kintu icyo nakubwira munyamakuru ntago iyo umuntu avuze ngo yahombiye muri Rayon Sport ntago abavuga ngo yabigizemo uruhare kuko Rayon Sport n'abanyarwanda bagera muri miliyoni hafi 10 nta muntu wigira nyirayo ntago ari ya Tadeyo si ya Kamananga si ya Muvunyi nta nubwo ari ya Sadate Rayon Sport ni y'abanyarwanda so kuba umuntu yayihombeyemo ni ibyishimo umuntu yashakaga kuba muri Rayon Sport gushaka ibyishimo ntabwo Rayon Sport rero mvuga ngo yaramombeje wenda ngo yarafashe amafaranga gutya ngo irajyana ni ibyishimo byayamaze bakuntu umukinnyi muraga bati 100 ngahe abafana gutyo Rayon Sport ni ibyishimo ntiyanyibye sinayibye gusa nayihombeyemo ariko mu kuyomberamo nanjye nabonye ibyishimo nicyo tuba dushatse kuvuga none nyuma y'ibyishimo wabonye Kamananga ko no kugera kuri stade ubu rwego ugezeho abafana bari kugutegera kugira ngo ugere kuri stade kandi nyuma y'ibyishimo byakurikiwe n'umubabaro amafaranga yo yarashize kuri stade ninjirira ubuntu n'amamodoka ntwarira ubuntu bako nanjye nyiyafite najyaga mbafasha icyo si ikibazo rero ko abantwarira bakanyijira n'ubuntu hari ikibazo bifiteho umunyamakuru nta kibazo mbifiteho ariko nanone ni ikibazo zo gukena n'ingeso
twese nawe udakenya ubu so urakize ariko ni ikibazo ubu nkubajije miliyoni wayinyereka mpamvu mfite ikibazo twere guhangana ubyo mpamvu mfite ikibazo kuba uri umuntu wahombeye muri Rayon Sport ukaba ntago uhagarariye abafana ntuhagarariye byibura nturi umuvugizi wa Rayon Sport nta murimo n'umwe ufite muri Rayon Sport nturi umuhuriga bwana munyamakuru kugira ngo wumve agaciro kanjye muri Rayon Sport aba basaza baza kuza muri Rayon Sport ninde wabazanye warabazanye ariko ubu nta jambo gifite bwana munyamakuru rero kuba korode yaba perezida w'abafana ntacyo bimbwiye kuba Robin yaba umuvugizi w'abafana ntacyo bimbwiye kuko nabo ubwabo bazi ko barusha agaciro muri Rayon Sport ntabwo rero ibyubahiro ubirwanira ahubwo ibyubahiro birakurwanira bajya bavuga utarajya kure unari umugabo ntigihabwa intebe none se munyamakuru ko nakubwiye ko nakennye arubona kwiyemeyeho ndakennye ariko kuba warakennye wigumya kuvuga ngo ibyo nakoze ngo ntabwo bizaba nk'ibyo bakoze kandi ibyo nakoze imirimo yabyo irimo igaragara he nagize neza ineze nyisanga imbere urayisanga imbere ngaho bwana munyamakuru ugenda kuri stade winjiye turebe ko biri bukunde ku buntu ubu kintu ukuntu turi kugufata urabizi nge ninjira muri VIP turi kugufata nk'umuntu wahungabanye rero turagutwara neza kugira ngo utaducika ukiro yaguhungabana ko narahungabanye oya ducika ukiro abacika ngo nirukanke sindi umusazi wenda wanyita umusinzi sindi umusazi ariko guhungabana ko narahungabanye ntabwo waburara amafaranga nakura ngo ubure guhungabana niyo mpamvu no mu kiganiro nkubwira ngo tereka agacupa hasi ugakora uri kunywa Skol impamvu nywa kuri Skol ejo bundi yaduhembeye abakinyi bose birarane byose bishiramo Skol iduha ikibuga cyo mu Nzove narungiye kuva njya mu myitozo Skol ni idutunze ariko ibyo bihembo bahembye abakinyi bayamaramo hari umukinnyi utari gukora imyitozo kuko mwamwinye miliyoni 5 umukinnyi utari gukora imyitozo yarongeye azana indiscipline arasinda ni ibintu byo bya buri munsi simuvugiye ahangaha ariko yaratunaniye yarabananiye mwaramusinyishije mumwemera miliyoni 15 umuha miliyoni 2 mumwamuhaye miliyoni 2 musigaramo 13 agiye mu ikipe y'igihugu mu 8 musigaramo 5 none yanze kugaruka mu myitozo ko mutamuhaye izo miliyoni 5 tuvuga ngo mwishyuye amadeni nayo mwishyuye none se uwo mukinyi Nemabure ntabwo twamuhisha ubu turi kuwa kangahe turi kuwa kane kandi mwakoze imyitozo n'ayakoze ni kuwa kane amafaranga yazaba yabonye mu cyumweru kimwe ariko bivuze ngo azaba yabonye ubivuze nkande bivuze nk'umuvugizi reka tubwire uwo mukinnyi naramuka mu cyumweru kimwe atarayabona azajya muri Kamananga ngewe reka nkubwire Kamana hari impamvu ngewe imwe nshobora kugufata nk'umuntu ufite ka kabazo wahoze uvuga ka depression kwisi uvuga ngo ayo mafaranga bizageza kuri match yayabonye azaba yavuye ayo mafaranga nta nubwo turi buyavane ku kibuga cyaturagira gute turakora inama weho nande turakora inama barakora inama bashobora kuko nubizi ntacyo barakora inama abayobozi barimo Tadeyo barimo Prosperi ayo mafaranga bayashake bayamuhe ako ntagura buri ndabande aho hafi wamara ikikamananga ndindorerezi urindorerezi rebera iyo ndorerezi ikora iki mu nama iyo ndorerezi akazikora ntabwo yizitanga ibitekerezo simbabwiye ko amafaranga azaba yamwishe twayishe mu cyumba kimwe Kamananga ibintu imbere y'itangazamakuru hari igihe tutazongera kuguha ikiganiro kubera iki kubera yuko umva rero umunyamakuru nutama ikiganiro Radio Rwanda izakina nisakiguha kandi Radio Rwanda niyo ikomeye kurusha wowe Kamananga izama ikiganiro Radio Rwanda utsindishe ku kintu kimwe ubu ngubu wonda gushyira mu gatebo kaya ka mwana n'akanzovu kuko n'izina ryawe rirabigaragaza mu kinyarwanda cyumvikana Kamananga igisobanuro cyacyo kirahari ntacyo uzi Kamananga yari mu ngabo z'ibisumizi by'umwami Musinga yari mu ngabo z'ibisumizi nkuko kumva bajepi none se banza wumve izina rya Kamananga utazona no kurisuzugura urivuga uko wishakiye ngo Kamananga cya Kamanenge Kamananga ari mu ngabo z'ibisumizi umwami mutuma kubohoza ubugoyi Gisenyi na Ruhengeri aragenda arabahoza arahabohora araza abwira umwami ati nahaboje bamutega inzoga n'abagore nibyo byamurangije nanjye nibyo bizandangiza yego
ntuzongeye kuvuga Kamananga izina yayo. Kamananga ari umusirikare mu ngabo z'ibisumizi wo mu bajepe n'abagore bamuteze n'inzoga. Utazongera no kuvuga iryo zina ukajya muri roroshye. Niwe mujepe wa mbere wapfuye atagize gute atiroshye mu ruzi kuko abandi bose biroshye mu ruzi babonye umwami amaze gupfa Musinga. Ibisumizi byiroshye mu ruzi bose wahita ajya mu bagore. Wayishwe n'abagore mikoro neza ahita ajya mu bagore ngo kandi nawe nibyo nanjye nibyo nzizi inzoga n'abagore. Niyo mpamvu yisize iryo zina kuko wabonye yego izina naryiswe na data. Amazina yawe yose amazina yanjye yasanzwe nitwa Manishimwe Isaac alias Kamananga. Ariko mbwira ngo amanditse Manishimwe Isaac. Yego buretse ba mu mwanya kameramana mu mwanya buretse kameramana buretse Kamananga kutubwira karenze kandi ejo bundi mu Nzovu baramyirukanye banga ko yinjira mu nama yegeye gukora abantu bakomeye. Bwana munyamakuru w'umukobwa impamvu ntinjiye mu Nzovu ntabwo yizi. Nari naraye mu kabari nkavamo mu gitondo ndi bujye mu nama nibagirwe ko inama iri butangire saa 3 njyamo saa 5 ngezeho kandi amatelefoni bagomba kuyasiga ntibayinjirane nahamagara nkumva ni kompozi ngeze akana kagasikite nikamenya neza tunavugana nabi bituma rero ntajya mu nama ariko inama nari mfite hanze muri sikora abanyamakuru banyikije niyo yari nziza kurisha iyo ari imindana. Yego bagufata nka Kamananga uje yakirera hanze yenoza se ngiye abanyamakuru bamfatiye ibiganiro ukoresha inama yanjye hari ya mindane. Yego murakoze cyane kwa mumbarize ku kantu Kamananga nitaba ndakumva Kamananga ndagira ngo mubaze ikintu kimwe sibyo wivugiye ko nawe inzoga n'abagore byo bizakurangiza. Yego kuba umuyobozi ubwo wa Rayon Sport cyangwa umwe mu bayobozi urumva ko kazi ukimara kuvuga iryo jambo uko uzarangizwa n'abagore. Rayon Sport yo ni wahita yohereza muri ya Nyabarongo yegereye wa mugabo we wa mugabo naguze ngo umunyamakuru urumvirana ntabwo nakubwiye ko naba umuyobozi w'ikipe ariko waba umwe mu bayobozi tandukanye umuryango n'ikipe ariko waba umwe mu bayobozi nakubwiye ko naba mu bayobozi b'abafana n'abafana umuntu uyoboye abafana ni kuri korode ngo reka mite ngo igisubizo rero itukuramo urumva witere n'amarange ibyo kugenda nk'umubosi wicara muri VIP no amafana atagendera nabo Kamananga ikigaragara yigeze kugira amafaranga turaza kukigeraho zirano kize muri kuzireba Kamananga amafaranga ikindi kintu cyako kubaza kimwe tukiraho ngaho nk'amafaranga yawe kimwe cya kabiri watunze miliyari zitabarika ako se birashoboka ko haba amafaranga atabarika ihereza nta mafaranga atabarika iyo yaba tiriyari irabarika rero ayo miliyoni ni kilo miliyari ni toni y'amafaranga. Yego iyo toni y'amafaranga wikoreye ubu tuvugana nkaba mbona n'itike yo kugera kuri stade ari byo natangiye mvuga bikaba ari ibibazo Kamana ayo mafaranga iherezo ryayo ni iri. None se wa munyamakuru we biragushimishije kuba nta mafaranga mfite wakagombye kungirira nimwe. None se nkwiye mirongo ndayafite ntayo yagiye 100%. N'abagore bayamaze n'abafana ba Rayon Sport n'abakinyi ba Rayon Sport namwe bishuti mwigeraga abapampe muvuga ngo mwo president ngo boss abo bageze ngendera mu ndaya ariko ageze icoreye nazigise icoreye nizo ndatuvuga bere no ngora zigura buti buriya rero Kamananga impamvu mubaze iryo jambo Kamananga biragoye ko toni y'amafaranga yashira utagiye mu ndangamirwa nka zimwe za Yakamwana na Nzovu. None se wa mugabo we wagira inshoreke zirenga 3,000 iyo miliyari ikabura gushitse wagize inshoreke 3,600 ibihumbi 3,600 wagize inshoreke 3,600 ko bari tazari shiramo abagore bane shiramo abana 12 shiramo abayariye Tanzania shiramo East Africa shiramo abayariye mu Budage shiramo abayariye mu Bubirigi ngaho amafaranga wumva yasigara akimeze neza turetse kubeshya nkuko bivuze ngo umukinyi ngo gusaba mu 200,000 wa munyamakuru ncuruza imodoka siyenze ncuruza Fewiti ncuruza Figo ncuruza imodoka y'amatike uretse Kamananga uretse Fani ncuruza imodoka siyenze ntongere kuvuga ngo wacuruzaga bari na nubu ndazicuruza ariko si nyigurisha hashize nk'amezi nk'ata tega moto uri umukomisiyoneri muri make ndi umukomisiyoneri nabaye umukomisiyoneri waguraga imodoka ariko umusiga ndi umukomisiyoneri Kamananga ko maze kubona ibiganiro byinshi cyane ndendura niyo shaka
waba ubeshye wa munyamakuru we jya kuri YouTube channel aho urimo kunsebya ureba amavideo yanjye nkora imyenda bitandukanye oya bimbwira nyine uburyo nari wa munyamakuru we tugende iwanjye mwereke muri apartment mbamo Kimisagara mfite imyenda iruti ya ushusha Kimisagara ni apartment mihari bayita ngo iki arara apartment gahari kagisa na hazina bari bashyiro ni gashyashya urabona hano hafi yo kwa umanutse hepfo ara tugushe twatubasara apartment gaharura kawo kandi none se utuye munsi y'abantu bagurisha brushette za turuwasi hari akapartment k'icyatsi wowe hari agapartment k'icyatsi ntabwo ujya ukabona se asizo nyama n'imbwa n'imbeba ni hene nizinga fani uri kudogaye uretse utuye munsi utunciye mwiza ndi kukubaza ngo utuye munsi y'ahantu haba brushette za turuwasi uvuye hano kuri station manu kujya Nyabugogo nta gapartment ubona k'icyatsi kujuje aho hano hari apartment kuzuye vuba y'amafaranga naka niwe wakujuje cyane agucumbitse nako umugabo w'ishpi yanjye yitwa Nepo nako ncumbitse yahaha buretse gato abareyo ikirenze kuba wowe bagutegera kugera kuri stade banakwishyurira banamuha inzu zo kubamo banaguha inzu zo kubamo ariko ndumva banaguha agaciro nk'umuntu wahombye za miliyari wavugaga kubera leta of course ubu kintu wowe ubusabwa no kugira gute nukubona ni ibitekerezo gusa no kuganira neza iyo uganiriye nabi uva mu bagabo iyo uganiriye neza utinda mu bagabo yego ndakubaza ikibazo kimwe niba miliyari zawe zagiye amarira yanjye nyagira none se ubu ngubu ntabwo uzashiduka iyo kugira ngo umve ko amafaranga uba waratunze ari menshi urwana indwara yitwa depression iyo depression ntabwo izakujyana imbere ntabwo bishoboka mind iracyakontorora iyo ni izo miliyoni ntabwo zatuma utajya imbere mind iracyarodinga neza wari warodinga nk'ikintu kikarodinga kikaza kwijyana kamananga icupa ritajya riva ku mu gihe nyimwisikoro mu gihe ngifite umuzungu wanjye umembera abakinyi ntabwo nabona ikibazo umuzungu wanjye iraguka mikoro neza umuzungu wawe musabe mu cyongereza umuzungu wanjye musabe mu cyongereza my name Isaac Kabananga my friend yes Chirakamye reka mukopeze ndagukunda wa muzungu we wa munyamakuru we unyigisha ibyo mvuga wa muzungu we ndagukunda unkundira Rayon Sport urayifasha nanjye ukamfasha ukamana siporo ukagira gute Imana igiguha amahoro n'umugisha ugumye twengera ibintu byiza cyane kandi ugumye bunguke abanyarwanda bose tuzasigare turi kuri sikoro izindi zoga twarazivuyeho niyo muntu wa mbere wamamariza sikoro ku muntu muri uru Rwanda nzoga naheze namwishyuza iki muzungu wa sikoro ko adufasha miliyoni 120 aduha aradufasha aduha ikibuga ibintu byose ubwo zirumva nimba afashije Rayon Sport abafashije ngewe abafashije wowe harimo zingahe za abandi bayacyura se bano yacyura nge natunze amafaranga nahise bivuze ko umuntu watunze amafaranga ntabwo yifuza ubu wa mukobwa we ntacyo wavuga ngo urankundamo ntabwo wanzana ubuntu byandi by'imitwe ngo sheri ngo nagukunze wankunzemo iki ariko kamananga wankunzemo iki tukiri aho ngaho kamananga nubwo ngo wari ufite amafaranga ngo wagiraga na tumwe n'umutuntu twatumaga abagore bagukunda kabuye nakuye mu kivu kisara bwayi kumwe kivu kibahese hariya Gisenyi kuye munyamakuru wawe uri umutanzania uri umurundi ikivuza kibahe ashati yanjye ikivu kibahe ako kabuye se mwihore ndikukube ako kabuye waribiye mu mazi uragatoragura byagenze tukugira ugakureho ako kabuye munyamakuru nge mvukira hariya ku Muhima noze Nyabarongo na Nyabugogo nzi kwibira ndi marine izi kwibira nshobora kwibira mu mazi nkamaramo amasaha 2 nta na pompe mfite zaba marine no kuvuga ngo nshobora kwibira mu mazi nkamara isaha yose mu mazi wibiye mugiye gushaka kabuye uzajya gutuma abagore ndakubwiye ngo nge nibira mu mazi nkamaramo isaha urugero goroshye 8-3 narindi hara ku Muhima njya koga Nyabugogo icyo gihe yari nini cyane yuzuye imanukamo ingona n'imvubu abanyururu bari bafite ibisheke byiza byeze n'ibigori hariya mu Gasyata ndagenda nkubitamo ibigori 3 ndaryoherwa nkajya byiba buri munsi nkajya nyibisheke byabo bamanuka n'abasorveya 5 bahaza rubaho zimbunda mwinjiremo mfashe umuba w'ibisheke baranyirukankana nibiye mazi bandasa amasasu 8 bayoberwa ahantu nciye 8-3
wari utaravukana nyoko yatarakundana na mama nyoko ntabwo yarakundanaga na nyoko nyoko yatarakundana na so inani gatatu nibiye mazi barasama sasu 8 nuburukira kuri yanza bakira gisijyo sasu yondahete homba ntago yabikundana kama nayo nyifitiye inda turi kuganira inani gatatu ari mfite imyaka hafi 8 cyane Kabananga turi kuganira urumva turi kuganira sibyo Kabananga reka nkwibariza ikintu kimwe cyonyine bigushaka twite kandi ikindi cya kabiri n'izi bintu by'imirwanire mfite shutukani ndi umukaratika inasotaga amazi ya metero 12 noganye n'imvubu n'ingona mu mazi nzikunaga neza furike 13 na za saruto nzi neza gukina bare ndi umurwanyi nabaye mu badacogora nabaye kwa Karirosi iyo ni montage naga ari montage uzabaza abanzi ubu ntabwo byakunda namaze gusaza ariko ndakubwira mu gihe cyanjye ariko mu gihe cyawe rero bakurindaga mu mwese Kabananga reka nkubwire wafashwe na kakarwara wahoze umbwira urakanyibutsa nagaki depression nyuma yo depression nabo ari ukuvuga ngo ni indwara depression ni indwara itavurwa n'indera nta n'umuntu wayivura bibabyita counseling gusa kuganira ukabona akazi keza karyoshye ukabona agasikoro ushaka ukabona umugore mbese no kuvuga ngo ni ibintu ukenera ukabibona ntabwo rero depression bayivura indera ntago ari indwara ariko ntago ari indwara nyine nugwera ngo n'agahinda k'ibyo wabuze none se Kamananga ni uwuhe muti uri gufata muri iyi minsi umuti ndi gufata ndi kugerageza kumva akazi k'ikinyarwanda kaba makanyaga nkagerageza kunywa agasikoro umugore ndamufite umugore wa kane yitwa Majoy kandi yarakwirukanye oya umugore mfite uri ku ikosi azarangiza ikosi ejo bundi mu kwezi none se nasanga warabaye w'inzoga dorerwa no kuri kamera warabaye w'inzoga saba kikwe iki kiganiro nawe arakibona yanambwiye ngo nigifata ngo ngimwoherereze umugore wanjye arankunda dufitanye umwana w'imyaka 4 niwe mugore wa Bucura mfite n'umwana wa Bucura dufitanye witwa Joy ubu ari ku ikosi mwarasezeranye se ntabwo twasezeranye ariko niwe sigaranye nusi abandi bakuvuyeho oya abandi narabaretse ntabwo bamvuyeho abandi barabakijije none se abana babo ubwo ni bana 11 umwe tubonye uko ameze no muri kumwe abana 10 bariga neza bajya ku ishuri igihe urabishyurira se ubu barabagiye uyu munsi urabishyurira se ndabishyurira ko amafaranga banye nabo bayafite nimba z'umuntu amusige imitungo ya miliyoni 200 abana bagira ku ishuri igihe barya inyama agendera igihe n'ubu tuvugana hari abagiye kugenda mu mwanya izo ni miliyoni 400 ziri ku ruhande ubu bagiye kugenda rwose babandi bavuze ngo bazajya ku ishuri gusubirayo ubu mfite abana b'abakobwa 4 biga i Nyanza bagiye kugenda uzabaherekeza se nk'umubyeyi nka papa wawe bagomba kuza no kunsezera azaba yibereye mu none se ubwo Kamananga ubwo buryo buri mu icupa n'uba naho zaryoshye uzibuka ko umwana wawe agomba kujya ku ishuri bana munyamakuru rero baca umugani mu Kinyarwanda ngo umuntu waravuga ngo azi ubwenge kandi ugasanga abari babukurusha ibintu uri kumbaza biratandukanye cyane ubwo se abana banjye te n'abakobwa babura kuza kunsezera gute abahungu wenda muri birara ariko abakobwa bakunda abahungu ni birara abahungu bari birara ariko abakobwa bakunda nyine abana b'abahungu ni birara ntago ari birara none se gute wakubona ubu nta n'umwe wagukurikije unywa sikoro nta n'umwe urimo abana banjye ntabwo banywa inzoga kubera ko banyina babo n'abakobwa ubwo niwe wayobye banyina babo bose n'abarundi wowe warayobye muri make warabahombeye ntabwo nayobye ibi nabije mu mbishaka warabahombeye wabije mu bishaka wabije mu mbishaka ntabwo wabije mu bishaka ahubwo wabije mu kimara kurwara wapi mbere sinanywaga inzoga ariko ntabwo wanywaga sikoro inkoka ntabwo nanywaga sikoro nk'uko bivuze nanywaga inzoga bita Hennessy iyo bita Martini na Jack Daniel Black double black na Chivas ubu uri gusubira inyuma rero ejo nzakubona kurwagwa cyangwa niyo mpamvu ndari kuza bwana munyamakuru mu gitondo saa 11 mbyuka nk'ikigage saa 3 nk'ugwagwa nk'uko bivuze inyuma ya saa 6 nkanywa byeri bwana munyamakuru rero impamvu nkwa byeri imyaka batuba tugezemo 4 kuba nta sida mfite kaba nta ndwara mfite nabyo ndabishimira Imana ni ukuvuga ngo iyo nza kunywa whisky za buri gihe ubu mba mfite za diabete mba mfite n'izindi ndwara ariko so izi nzoga rero nta ngaruka zitera uranyara ukagira gute urwagwa rwa mu gitondo nje mbanza kunywa ikigage umusururu ugakurikizaho ugwagwa nkakurikizaho byeri nyuma saa 6 ukarenzaho ibihaza
aho wabusuzuga nkarenzaho burushete urenzaho burushete ahagana za turuwasa zandi za turuwasa rwose yego ibyo kuba ubayeho nabi byo tubiveho byo ubayeho nabi nyuma yo guhomba mbayeho nabi wa munyamakuru we mba muri getu y'ibihumbi 35 nk'uyo nakuwe ngo na apartment getu wita apartment nyine ko nabaga muri apartment ku Gisozi mbwira abantu ko nyiri muri apartment wivuye ariko neze mubeshye ariko ni getu mbamo iyo ndaye muri getu ya Traniseke amaguru abari hanze amaguru buryo uje ni wanje wabona amaguru ari hanze yego birangiye wimenya inda rero ntago nimenya inda ndikuvugisha wataje umbwira uburyo ndikubwira abanyarwanda ndikubwira abari muri East Africa ndikubwira abanyaburayi abari muri Amerika n'Aziya mure ko mwanshakira n'akashuka ibyumba bibiri ariko byibura wibwira abanyaburayi bihorere bwira buretse gatoya wibwira abanyaburayi bwira abantu mwasangiye mwabaye inshuti bari abakire abari bo bantu bakugirira neza baguteranyirije nk'uko abakire bajya bagira gute bateranyiriza abagenzi babo bahombye munyamakuru tangira umukire wa mbere ubwira munyamakuru umukire wa mbere mbwira ndabwira uwo bita Munyaneza Rudomoro afite uruganda rw'amabati ndabwira Fulgence Nyamakamba afite uruganda rwa matora ndabwira Christeo kwa Vena umungu wa Vena afite uruganda rw'ubuki ndabwira Papa Keri afite uruganda ngufu ndabwira Fred afite uruganda rwa Speranza yego ndabwira Manuel Stipuraza acuruza ibintu bijyanye n'amasimukadi ndabwira ntago namuvuga ngo ni VIP muvuga ariko ndabwira abakire buretse uwo VIP ndagira ngo muvuge iyo ubabaye impamvu ntamuvuga yansuye mageragere yangirira neza ntago namuvuga kuko ngira neza buri munsi nejo muri kuvuga kantu muziranyeho none hazakugereho ako muziho nuko mu bantu bansuye mageragere atunze amafaranga yafashe umwanya arazinduka saa 12 yarahageze ubwo wa mukiro wagusiye saa 12 mageragere nawe ari mu bantu uri guhamagarira ntago muhamagara we amenya ubuzima bwanjye bwa buri munsi yego sawa nongera nkibuka undi mukire ntashobora kuvugira hano nawe ujye ungirira neza nawe so ndamenyesha abanyarwanda bose abo twacujanye inkweto abo twakoranye ku iposita abo twakinanye imipira abo basendeye nafashe bajya muri za gumaguma abo ba Tom Cruise abo ba King James abo bahanzi bose bagiye muri gumaguma abo ba Fireman bose narabafashije buretse Fanny ntago njya mbeshya giye bose twarabonye noneho abo bantu uri gutabaza yaryo uyu mwana bamwita nde Bruce Melody na waranzi Bruce Melody twaricaranye kahoshi dusangiraga kuko tugira gute aranzi neza ko nari umukapo abo ba Bisoso kuri Radio Rwanda abo bande bose baranzi amafaranga nari mfite amaround naguraga bose barabizi ariko ubu tuvugana ndi mu geto ya Traniseke amaguru arara hanze ubwo abo bose buretse abo bose uri kubatabaza ubasaba ko bagutabara Kamananga ndatabaza rega nako mbeshya noreze ngiye nkwiyamira wa mugabo we ndakennye no kunywa sikoro nibibazo mba navuze nk'amagambo y'abagombo yego uri gutabaza rero abo bose mwagiye musangira ndi gutabaza ku muntu twasangiye umuntu nagiriye neza nanjye ngiriye neza ndakennye nabo bakire bose wavuze bagutabare bantabare yes ndakennye arakennye yabivuze munyamakuru Fanny ukajya gukora ntago wagira wa munyamakuru we reka nkwereke mfite perimiro gateguri zose ziriho ABCD ishatse akazi najya kugafata urayibona wa munyamakuru we urayibona imyaka ndimo siyo gutwara imodoka imyaka ndimo niyo kwicara nkarya nkabeshwaho n'abantu nanjye nigeze ngirira neza kandi ntago ugikora iyi myaka ngezemo siyo gukora imyaka ngezemo yo gutuza wayibonye perimi wayibonye Kamananga shatse najya kuroba cyangwa ngira Kamananga garagara n'ubunebwe ufite Kamananga nagara ubunebwe ngomba kwicara nkaganira neza ngatinda mu bagabo ngasabira abana afasa najya kuba umutahira Kamananga nyumva Fanny nyumva gatoya we ni wabishobora wora cyane mutoya Kamananga utangiye kurakara reka nkubaze ikibazo kimwe ni gute umuntu w'imyaka 48 aba yarihebye bigera kuri akwaje nukumva yuko nta mvu ufite mu bwanwa usibye uruhara narwo nuko waba uri kubafera ngo wogoshe
sibyo ku myaka 48 ni gute wumva ko no gutwara ikamyo utabishobora ukumva ko ugomba kwicara ukaganira abakire bakagufasha impamvu rero ibyo bintu mbikora ntabwo yizi wa mugabo ni yihe yivuge habayo the mistake imwe mu buzima bwanjye yihe nakize ndi mutoya nongera gukena ndi mutoya icyo kintu ikibazo gikomeye cyane none ugiye no gusaza uri mutoya gukira uri mutoya ukongera ugakena uri mutoya none ugiye no gusaza uri mutoya kama nanga no gusara abantu uri kwigwengeza reka mbaza mubwira ikindi kintu kama nanga yatubwiye ko atajya agura indaya kandi tuzi neza yuko indaya mu bintu bya mbere iyo bigiye kuguhemukira biba bifite inzembe biba bifite inzembe ahantu zikeba kenshi iri mu maso kandi n'ikimenyetso cya mbere turi kukibona iyo nkovu yavuye yarimo atagura indaya iyihe nakabazi ahangaha ubwo wasanga nagiye nihonda ku bibambasi ndi gutaha wasinze kandi maze iminsi kama nanga ngiye kukubwira ikintu kimwe cyonyine bwana munyamakuru reka muvugiremo uburozi bwo bushobora kuba bwabamo kubera ko data ari veterineri agenda aba ahantu hose twabaye ahantu hose Gisenyi tubigitarama tubaye agenda abigisha aba veterineri data yapfuye Nzabonimana Isaac yapfuye 87 avuye kwiga mu Rusiya yize ibintu by'ubuveterineri bamwohereza gukora ikibungo bita za Musamvu za Gahurire icyo gihe rero inani gatandatu iko yapfuye 8 twari ikibungo ahantu bita za Musamvu wabona uvuye ku bitaro by'ikibungo kamanuka ahantu bita Musamvu njya kwiga ahantu bita Gahurire mvuye kwiga nsanga ibiryo data ararwaye umwijima ari se yashika tubana na mama ariko arwajwe na mushiki wanjye uvuye twa Jeanne nawe ndaza sanga mama sinzano yagiye bakunda abana iyo twajya ku ishuri twagenga dufunze ibiryo mu makomo ariko nari nabiri ariko nzashonje sanga ibindi biryo bindi birimo inshishi inozi so iyo ubonye inozi rero mu byo kurya cyangwa ukazibona mu nzu haba ari ikimenyetso kigaragaza ko ari umuntu ugiye gupfa kumbe data yararimo apfa se yashika ubwo nawe batayari barangije kukuroga tonde kuru byagenze maze kubona ko ibiryo birimo inozi njya gusa ibiryo mu baturanyi kwa kuntu ujya mu bana ahantu bita kwa Mudenge ikibungo n'umudenge n'umukire baramuzi ubwo nibwo burozi bw'ikirungo wariye nyine n'umukire baramuzi yavuye twaba basomengera ndagenda nsanga ibyo kurya nabo ntago bihari n'ahantu twakunda gukina umupira ninyabye inyuma gato ya hari gakecuru kagapfumu kari gafite ibyo guterekera masangamo inyama zikarangishije amavuta y'amamesa n'ibitunguru zumutse mbona ugwagwa ruri mu gacuma ariko bakibishyiramo baterekeye icyo bita nyabingi ndangije nkora iki nari dukire kabido kagacuma nk'ugwagwa ndarumara ndangije njya nazanyama uwo muryango wose warusigaye abantu 8 warashize nyabingi zahise zibica kuko zahise tarabiryaho ati ninde wabiriye kube hasagutse umwana umwe ati numugabo bita Kamananga ati nawe kinazaba azazizengera nawe azanywa inzoga zizengere gusa yego ko nokore rwose nuko byagenze nyuma nari ibyo byakurambere batarabiryaho yego ubwo uhita uheraho uturuhura uzezengera mbese ikiganiro cyose twakoze twagikoranaga n'umuntu wazezenge murakoze cyane reka dusoze ikiganiro ari ikindi mwongeraho uretse fani nta kindi yongeraho ikiganiro n'ibyo yavuze byose yarazezengeye ese kuzezengera none se umuntu yasinze ntazezengera bivuze ngo abakire bose watabaje bafashe zezenge ariko nge ndabona atari kugufasha turaguhita ike ikugeze Karayesi murakoze abanyamakuru waba wibeshye nibyo wabivuze wavuze ngo ufite abagore bane yes wagize n'abandi abagore ngo 3 yego ese abagore bakundaraga ko numva ngo bari bakurikiye amafaranga n'ubundi wuncece niba wari ushoboye kuko nibyo cyangwa usubiramo twumve ngo ntago wari ushoboye bagukundiraga amafaranga ariko ngo wuncece wapi uretse uri kumuvuna ntago wuncenca yize ngo kurongora warabashaga bwana munyamakuru iryo ni ibanga ry'umuntu ryiba ryihariye
no mu kiganiro twagiranaga ntabwo ibyo byari birimo ibyo bibera mu buriri uzaze unsuzume uzagenda ubwire abandi numara kunsuzuma. Yego Fani urakoze ikibazo cye ukimusubije neza cyane nk'umugore. Twikomereze Kamananga uri kubyumva ikiganiro nene mvuga ngo mwakoze kudukurikira bakunze rwose bacu mukunda kuduha subscribe ndetse na share na comment. Ndagira ngo mbabwire ngo uyu mugabo Zezenge wacu ntago ngututse nta kibazo ne siko tubwiye se ntago nzongera kwita Kamananga nta kibazo w'ibyo wivugira Zezenge. Ikiganiro cyose twakoze atabaza arasaba iti kimugeza Indera. Ni nomero yanjye ni 0782 gatanu gatanu 861 na 0781 15 43 841 0782 gatanu gatanu 861 iyo nimero 0781 15 43 841 iyo nimero yanditse ku mazina yitwa Manishimwe alias Manishimwe Isaac alias Kabananga. iyo nimero bayinyuzeho ubufasha tukugeze Indera usibye ko nanjye nshobora kuguheka nkakugezayo Indera nshobora kuhajya kujya kukasuringa kuko nicyo nshinzwe kukasuringa. Bari abantu b'Indera nabo bakeneye kuganirizwa. Uri umusazi uganiriza abandi basazi. Murakoze cyane nakagaruka Kamananga azajya basetsa kuko ndumva ari n'umukomediye. Nta kibazo gihari ndarangiza ariko nisegura ku muntu umwe ndasoza oya ntago ari we nawe yego nisegura ku muntu umwe witwa Rurangirwa Sarongo arafunzwe yambereye inshuti nanjye mubera inshuti yari umuganga wawe yari amagambo navuze atari meza mvuga ko ari umwesikoro ariko niwe kuba ari we ariko ngewe namubonaga nk'umuvuzi mwiza ndagira ngo yaje bundi atazajya ngo namuvuze nabi ariko magora inzira ngakuvure oya nawe yaratwikaga nawe yarafite cano TB akabeshya abantu ngo ari kugenda hejuru y'amazi nanjye kuba naravuze na ngo numwesiko nanjye nagira ngo ngire subscribe nyinshi cyane ibyo rero ntazabifatemo nabi subscribe bayita nguki oya ari ibindi bavugira vuga chano like share ngovuga buretse vuga ngo subscribe share buretse nabanzeme vuga subscribe share comment vuba subscribe share comment noneho ndagira ngo naza atazagira ngo naramututse bisubiramo inshuro wagufunze Sarongo winjijisha abantu wenda yari yose kotse batari ngombwa Sarongo urishiti yanjye urumufatanya cyaho uko wariye ku mafaranga impamvu ndi kwisegura Sarongo twamenyene mu kabari njya niwe mara y'imisi 2 araje ati nkura comment umvuga ko ndi umuvuzi mwiza ati ngende hejuru y'amazi aranabinyereka ngira ngo nibyo koko kumbi burya nabanyamakuru bakoze ikintu bita editing bareditinga none nsanga yarwo imisi gisambi bari 40 esho bundi yakoze bwe yahemukiye umuntu nakokomeye umugore wa kana kanavugiye hangaha ari abagore ngo yakore yoze umugore wamuvuze nago namuvuga n'umuntu ukomeye cyane amukozeho Sarongo ibintu byose biramurangiranye V8 ziraparitse ya mihanda yakoze ya kaburimo ntari kuyigendamo ya ma etage yagiye amasuku ntari kuyaye ibintu byose biramurangiranye kubera iki imisi gisambo ri 40 kakajwi we kakajwi kumvasha kakajwi ni Kamananga muvugana ja mbere ja yego noneho ndongera gusaba umugabo witwa Sadati Mbabazi ara ama comment namuvuze atari meza bitewe nuko nawe yarazanye uburakari ngo arishyuza Respo 185 Respo nta muntu yishyuza ko nta nyirayigira n'abanyarwanda miliyoni urasa naguciye mu ijambo ari miliyoni 85 ari na miliyari yanjye wafra menshi na yaje je natunze amafaranga Sadata tarafuka 85 niyo menshi Sadate rero ngukuri inzira ku murima nawe nta deni tugufitiye uzaje kurega ushaka nushaka uzarega mu rukiko rw'ikirenga ngukuriyaga ukunyo nta deni tugufitiye uzaje kurega ushaka wa mugabo n'umugani mu Kinyarwanda Sadate uzaje kurega yaba mu rukiko rwa East Africa waba mu rukiko rw'Irahe mu Burundi nta deni tugufitiye rwose nuzongera kutwishyuza oya ari Kamananga wamuhagukure yari Kamananga abanyamakuru ndakeka turangije amagambo arashiranye ciao